Mwiriwe neza tubahaye ikaze ku Muhanda Academy, turagarutse tugiye gukosora ikizamini cyakozwe uyu munsi. Gukosora ibizamini byinshi byagiye bikorwa bikongera amahirwe yo gutsinda ikizamini cyawe kubera ko ibibazo bagenda babaza bigenda bigaruka. Birashoboka cyane rero ko ikizamini tugiye gukosora aka kanya bimwe mu bibazo birimo nawe bizaza mu kizamini uzakora. Bityo rero shaka ikayi n'ikaramu ugenda bikosora ikibazo ku kindi, turajya tuvuga igisubizo ujye usubiza mbere yuko tuvuga igisubizo nyacyo, ubundi ugende bikosora uze kutubwira muri comments amanota urabona ku manota 20. Mbere yuko ujya mu kizamini cyawe ni byiza kubanza kwisuzuma ugakora ibibazo 20 mu minota 20. Ujya kuri Google ukandikamo umuhanda wacu akadomo.com. Iyo ni system igufasha kwimenyereza gukora ibibazo 20 mu minota 20, iragukosora kukureka ibyo wishika, kureka ibyo wakoze. Hano tuba tugusomera, tuba tunasubiramo, ariko wowe ikizamini uzakora uzaba wisomera kandi uzaba unisubiriramo unihitiramo igisubizo cy'ukuri unagenda ari minota 20. Bityo rero nusoza iyi video uhita ujya kuri Google wandikemo umuhanda wacu akadomo.com witoze ibi byose ujye mu kizamini witeguye. Ushaka kwiga amategeko y'umuhanda, ushaka ko tugufatira kode, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara ni kuri 0786610507 0786610507. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe mu kizamini cyakozwe uyu munsi. Icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira. Icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira: A ubururu, B umweru, C umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu kirangwa n'ubuso bufite irihe bara. Hitamo hagati ya A, B, C ndetse na D. Igisubizo nyacyo kuri iki kibazo cya mbere nta kindi ni A ni ubururu. Icyo nicyo cyapa batubwiraga, turi kubona ko ubuso bwacyo ni ibara ry'ubururu. Igisubizo nyacyo cyari A ni ubururu. Kadukomeze n'ikibazo cya kabiri. Niki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ashaka gukatira iburyo? Twitegereze neza muri iriya foto baduhaye, dufitemo abayobozi babiri b'ibinyabiziga. Hari umuyobozi w'igare, hari n'umuyobozi w'imodoka. Noneho wowe uri umuyobozi w'iriya modoka ushaka gukatira iburyo. Hari imbere iburyo turabona ko hari akandi gahanda gatambika iburyo. Niki wakora? A vuza ihoni umenyesha umunyegare ko ushaka gukatira iburyo. B kata ikoni imbere y'umunyegare. C emerera umunyegare akomeza inzira ye. D ongera umuvuduko kugira ngo umutange gukata imbere ye. Niki wakora hano? Vuza ihoni umenyeshe uriya munyegare ko ushaka gukatira iburyo. Iyo ni A. Kata ikoni imbere y'uriya munyegare. Iyo ni B. Emerera umunyegare akomeza inzira ye. Iyo ni C. Ongera umuvuduko kugira ngo umutange gukata imbere ye. Iyo ni D. Igisubizo nyacyo nta kindi ni C. Emerera uriya munyegare akomeze inzira ye. Ni ukuvuga ngo twitegereje hano muri iyi foto turi kubonamo abayobozi babiri, uri umuyobozi w'iyo modoka ushaka gukatira iburyo. Ikintu ukwiye gukora cy'ingenzi hano ni ukureka umunyegare agakomeza nawe ukaza gukatira iburyo. Bityo rero igisubizo nyacyo cyari C. Emerera uriya munyegare akomeze inzira ye. Ikibazo cya gatatu. Iki cyapa cyerekana, twitegereze neza icyo cyapa, gifite ishusho ya mpande eshatu, kikagira umuzenguruko utukura, kikagira ubuso bw'umweru ndetse n'ibirango by'umukara. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga uri kugenda mu nzira nyabagendwa. Iki cyapa kikubwiye iki? A ifungana ry'umuhanda. B ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda ibumoso. C umuhanda utaringaniye. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iki cyapa cyerekana iki? Ifungana ry'umuhanda. Iyo ni A. Ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Iyo ni B. Umuhanda utaringaniye. Iyo ni C. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri iki kibazo cya gatatu igisubizo nyacyo nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko igisubizo nyacyo kiriya cyapa gisobanura ifungana ry'umuhanda bitewe n'akayira gasatira umuhanda iburyo. Twitegereje neza muri iki cyapa dufitemo utumenyetso tubiri. Dufitemo akamenyetso k'iburyo n'ak'ibumoso, ni uturongo tubiri. Turiya turongo twombi tugaragaza ubugari bw'umuhanda. Twaturutse hasi twombi tugeze hejuru, ak'iburyo kegera ak'ibumoso. Bityo rero ni umuhanda wafunganye hehe? Iburyo. Ni umuhanda wafunganye bitewe n'akayira kawusatiye iburyo. Mu bisubizo baduhaye hano icyo gisubizo ntabwo cyari kirimo, niyo mpamvu twasubije D ivuga ko nta gisubizo cy'ukuri cyari kirimo kubera ko kiriya cyapa kivuga ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda iburyo. Ikibazo cya kane.
kanda kuri subscribe niba utarayikandaho kugira ngo amasomo yacu, ibizamini dukosora buri munsi byose ujye ubibona bidasabye ko ushakisha. Reka dukomeze n'ikibazo cya kane. Iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa rumoroki n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kiyikurura hari umwanya urenze metero 3, ikibizirikanyije kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa. Iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa rumoroki ni ikinyabiziga cyose cyagenewe gukururwa. Ni ukuvuga ngo hagati ya rumoroki ndetse n'ikinyabiziga kiyikurura. Rumoroki ni ikinyabiziga cyagenewe gukururwa. Hagati y'icyo kinyabiziga cyagenewe gukururwa ndetse n'ikinyabiziga kiyikurura haba harimo imigozi cyangwa se harimo ibyuma bibifatanyije. Iyo ubwo bugari, ibyo byuma bikoze ubugari burengeje metero 3, hagati y'ibyo binyabiziga bibiri harimo ubugari burenze metero 3, icyo kintu kibizirikanyije kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa. A. Kigaragazwa n'agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande. B. Bigaragazwa n'itara risa n'icunga rihishije rigaragara mu mbavu igihe kibizirikanyije kimuritswe. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa rumoroki n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kiyikurura hari umwanya urenze metero 3, kibizirikanyije kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa. Kigaragazwa n'agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande. Iyo ni A. Kigaragazwa n'itara risa n'icunga rihishije rigaragara mu mbavu igihe kibizirikanyije kimuritswe. Iyo ni B. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo nyacyo nta kindi ni B. Bigaragazwa n'itara risa n'icunga rihishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe. Igisubizo nyacyo cyari B. Reka dukomeze n'ikibazo cya gatanu. Nta tara na rimwe cyangwa utugarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye, ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. Nta tara na rimwe cyangwa se utugarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye, ariko ibyo ntibikurikizwa ku matara akurikira. A. Ku matara kamenabihu. B. Amatara yo gusubira inyuma. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo nyacyo hano ari ikihe? Kuri iki kibazo cya gatanu igisubizo nyacyo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni ukuvuga ngo nta tara na rimwe cyangwa se utugarurarumuri. Utugarurarumuri ni utuntu turabagirana dusubiza urumuri ku kirwohereje. Nta tara na rimwe cyangwa utugarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Uvuye ku butaka ukageraho ako kagarurarumuri kari cyangwa se iryo tara riri ntabwo agomba kuba hari munsi ya santimetero 40 igihe ikinyabiziga kidapakiye, ariko ibyo ngibyo ntabwo bikurikizwa ku matara kamenabihu ndetse n'amatara yo gusubira inyuma. Ayo ashobora kutubahiriza ririya tegeko, bivuze ko ashobora kuba ari munsi ya santimetero 40 uvuye ku butaka kugera aho ayo matara ari. Reka dukomeze n'ikibazo cya gatandatu. Ufite ikibazo, igitekerezo, inyunganizi urabyandika muri comments. Ushaka ko tugufatira code nawe ukajya gukora ikizamini icyo ari cyo cyose uratwandikira cyangwa ukaduhamagara ni 0786605007. Iki cyapa gisobanura iki? Ni icyapa gifite ishusho ya mpande 3 kikagira umuzenguruko utukura, kikagira ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango cy'umukara. Iki cyapa gisobanura iki? A. Aho banyura bazengurutse. B. Cyerekana umuhanda w'ibisate bitatu. C. Cyerekana ahegereye inkomane. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese iki cyapa gisobanura iki? Naho banyura bazengurutse, iyo ni A. Cyerekana umuhanda w'ibisate bitatu, iyo ni B. Cyerekana ahegereye inkomane, iyo ni C. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo nyacyo kuri iki kibazo cya gatandatu nta kindi ni A, naho banyura bazengurutse. Mvanga iki cyapa, tuvuge nk'urugero ugiye kwinjira muri rompwe. Niba ugiye kwinjira muri rompwe uturutse muri imwe muri iyi mihanda iza ikagwa muri rompwe. Rompwe niho hantu banyura bazengurutse. Haba hari kiriya cyapa kikuburira mbere y'uko ugera muri rompwe, haba hari kiriya cyapa kikuburira ko ugiye kugera aho banyura bazengurutse, bityo rero ugakurikiza amategeko yubahirizwa iyo ugeze aho banyura bazengurutse. Reka dukomeze n'ikibazo cya karindwi. Icyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende 2 n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande, gifite ibimenyetso by'amabara akurikira. Hari icyapa kibuza kunyura
ku bindi binyabiziga byose uretse ibinyamitende ibiri ndetse n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande. Icyo cyapa gifite ibimenyetso bifite ayahe mabara? A. Umweru n'umukara. B. Umutuku n'umukara. C. Ubururu. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Urabona igisubizo nyacyo ari ikihe? Niba warize neza ibyapa, iki kibazo kiri bukorohere. Icya mbere ukwiye kurebaho ni uko bakubwiye ko ari icyapa kibuza. Niba warize ubwoko uko ari butanu bw'ibyapa, uzi neza ibirango by'ibyapa bibuza. Reba ibyo byapa bibuza biba bifite ikihe kirango. Igisubizo nyacyo nta kindi ni umutuku n'umukara. Icyo nicyo cyapa kibuza kunyura ku bindi binyabiziga byose kiretse ibinyamitende ibiri ndetse n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande. Bivuze ko ibindi binyabiziga byose ntabwo byemerewe kunyuranaho kiretse ibinyamitende ibiri. Ibinyamitende ibiri ni amagare ndetse n'amapikipiki adafite utunyabiziga ku ruhande, ubwo ni moto zisanzwe. Moto zisanzwe zanyuranaho, amagare yanyuranaho, ariko ibindi binyabiziga byose ntabwo byemerewe kunyuranaho. Iki nicyo cyapa kibikora. Bari batubajije ibirango cyangwa ibimenyetso. Ukibona ko ari icyapa kibuza, ibyapa byose bibuza bigira ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru ndetse n'ibirango by'umukara. Iki cyo rero gifite amabara y'umutuku ndetse n'umukara y'ibirango. Ibirango ni umutuku n'umukara, ariko wamaze kumenya neza ko ari icyapa kibuza, igisubizo kukimenya biba byoroshye. Reka twikomereze n'ikibazo cya 8. Icyapa gikoze mu ishusho ya mpande eshatu kimenyesha A. Ibyago. B. Ibibujijwe. C. Ibitegetswe. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyapa gikoze mu ishusho ya mpande eshatu kimenyesha iki? Kimenyesha ibyago, iyo ni A. Kimenyesha ibibujijwe, iyo ni B. Kimenyesha ibitegetswe, iyo ni C. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyapa cya mpande eshatu kimenyesha iki? Kimenyesha iki? Kimenyesha ibyago. Ahantu hose ubonye icyapa cya mpande eshatu kiba ari icyapa kiburira. Ibyapa biburira bimenyesha ibyago, bimenyesha umugenzi wese ko imbere ye hari icyago, kugira ngo imigenzereze ye n'imigendere ye bihwane n'ububi bw'icyo cyago. Igisubizo nyacyo hano cyari A. Kimenyesha ibyago. Ikibazo cya 9. Mu bimenyetso bimurika, itara ry'umuhondo risobanura iki? Ugeze muri feruje ugasanga harimo itara ry'umuhondo, wakora iki? Bikubwiye iki? A. Itegure kugenda. B. Birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto, cyangwa se igihe umurongo udahari. Icyo kimenyetso ubwacyo. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Itara ry'umuhondo risobanura iki? Itegure kugenda, iyo ni A. Birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto, cyangwa igihe umurongo udahari. Icyo kimenyetso ubwacyo. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nizere ko wasoje guhitamo igisubizo nyacyo. Kuri iki kibazo igisubizo nyacyo nta kindi ni B. Birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto, cyangwa se igihe uwo murongo udahari. Icyo kimenyetso ubwacyo birabujijwe kukirenga. Ni ukuvuga ngo ahantu hose ubonye itara ry'umuhondo, niba ugeze muri feruje ugasanga harimo itara ry'umuhondo, biba bivuze ngo umurongo wo guhagarara umwanya muto birabujijwe kuwurenga n'igihe uwo murongo udahari. Iki kimenyetso ubwacyo birabujijwe kukirenga. Igisubizo nyacyo cyari B. Itara ritukura ryo rikubuza kurenga umurongo wo guhagarara umwanya muto. Itara ritukura risobanuye ko bibujijwe kurirenga. Iryo ni irya mbere. Itara ry'umuhondo naryo birabujijwe kurirenga ndetse no kurenga umurongo wo guhagararaho umwanya muto, keretse igihe wageze mu masangano hagati nibwo ushobora gukomeza, kubera ko birabujijwe guhagarara mu masangano hagati. Noneho itara ry'icyatsi ryo riguha uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso, riguha uburenganzira bwo kurirenga. Reka dukomeze n'ikibazo cya 10. Iki cyapa gisobanura iki? Ugeze mu nzira nyabagendwa, mu muhanda urimo hakaba hateye iki cyapa nk'umuntu witegura ko umuyobozi w'ikinyabiziga. Iki cyapa cyaba kikubwiye iki? A. Iherezo ry'inzira y'abanyamaguru. B. Iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta nzira ihari. Iki cyapa gisobanura iki? Iherezo ry'inzira y'abanyamaguru, iyo ni A. Iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi, iyo ni B. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta nzira ihari. Igisubizo nyacyo nta kindi ni B. Ni iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Iki cyapa kitanyujemo akarongo kiba kivuze umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Ni ahantu amategeko y'umuhanda urombereje w'ibice byinshi atangira gukurikizwa. Iyo banyujemo akarongo baba bavuze ko ari iherezo rya bya bindi byari bibujijwe. Icyapa cyose uzabona banyujemo akarongo kiba kivuze iherezo ry'ibyo cyari gisobanuye, keretse ibyapa bibuza nibyo iryo tegeko ridakoraho. Ariko ibindi byapa byose uzabona banyujemo akarongo, ikintu cyabuzaga, ikintu cyavugaga, ikintu cyari igisobanuro cy'icyo cyapa kiba kirangiye. Reka dukomeze n'ikibazo cya 11.
abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura A mu kayira k'amagare, B ku ruhande rw'iburyo bw'umuhanda, C mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda, D mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zigiye hejuru. Abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura he? Mu kayira k'amagare, iyo ni A. Ku ruhande rw'iburyo bw'umuhanda, iyo ni B. Mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda, iyo ni C. D mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda ndetse no ku nkengero zigiye hejuru. Igisubizo nyacyo ni D. Bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda ndetse no ku nkengero zigiye hejuru. Utuyira turi ku mpande z'umuhanda ndetse n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru iyo nta yandi mategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso ahari. Mu gihe ziriya nzira zo ku mpande na turiya tuyira tuba turi ahagana hejuru ugereranyije n'aho umuhanda uba uri, n'aho ibisate by'umuhanda biba biri, biharirwa abanyamaguru igihe nta kindi kintu cyerekana ko byahariwe ikindi. Haramutse hari icyapa cyerekana ko byahariwe ikindi, abanyamaguru ntabwo baba babyemerewe, ariko mu gihe nta kintu cy'ikimenyetso cyerekana ko izo nkengero zigiye hejuru n'izo nzira z'abanyamaguru zihariwe abanyamaguru ziba zihariwe abanyamaguru, nibo bagomba kuzikoresha. Reka dukomeze n'ikibazo cya 12. Utarakanda kuri subscribe ikandeho udushyigikire, ibizamini byose uzajya ubibonera igihe, amasomo y'amategeko y'umuhanda azajya kugeraho bidasabye ko ushakisha. Ikibazo cya 12, igihe harimo indi myanya birabujijwe gutwara abana ku ntebe y'imbere y'imodoka badafite imyaka A 8, B 10, C 12, D 15. Igihe harimo indi myanya birabujijwe gutwara abana ku ntebe y'imbere y'imodoka badafite ihe myaka? Badafite imyaka 8, iyo ni A. Badafite imyaka 10, iyo ni B. Badafite imyaka 12, iyo ni C. D badafite imyaka 15. Urabona igisubizo nyacyo hano ari ikihe kuri iki kibazo cya 12? Igisubizo nyacyo nta kindi ni C, ni imyaka 12. Ni ukuvuga ngo igihe harimo indi myanya mu kinyabiziga, umwana utarageza imyaka 12 ntabwo wemerewe kumutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka. Igisubizo nyacyo ni C, ni imyaka 12. Ikibazo cya 13, gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze 3 bigomba gutangirwa uruhushya na A polisi ishinzwe umutekano mu muhanda, B minisitiri ishinzwe imirimo ya leta, C minisitiri w'ubutabera, D minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze 3 bigomba gutangirwa uruhushya nande? Ni ukuvuga ngo ubundi hari itegeko rivuga ko ibinyabiziga bikururana ntabwo bigomba kurenga 2. Ni ukuvuga ngo hari ikinyabiziga gikurura kikaba gikuruye ibindi binyabiziga bitarenze 2, ubwo byose bikaba ari 3. Ibinyabiziga bikururana birenze 3 ntabwo byemewe mu gutwarwa mu nzira nyabagendwa. Ariko iyo ugiye kubikora usaba uruhushya, urusaba nde? Urusaba polisi ishinzwe umutekano mu muhanda, iyo ni A. Urusaba minisitiri ushinzwe imirimo ya leta, iyo ni B. Urusaba minisitiri w'ubutabera, iyo ni C. Cyangwa ni minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Igisubizo nyacyo nta kindi ni D, ni minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Ubundi ikintu cyose uzabona mu muhanda kivuga gusaba uruhushya hakaba harimo minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, birumvikana ko ibintu bigiye gukora no gutwara abantu n'ibintu. Ibyinshi rero bisabwa minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Icyo nicyo gisubizo ukwiye kujya uhitamo ku bibazo bibaza kurenga ku mategeko asanzwe y'umuhanda. Uruhushya rusabwa minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Reka dukomeze n'ikibazo cya 14. Igice cy'inzira nyabagendwa ikikijwe n'imirongo 2 y'umweru iciyemo uduce kandi iteganye. Twitegereze muri iyo foto. Dufite ibisate 2 by'umuhanda, ariko hari igisate cy'iburyo bitewe n'aho uri guturuka, twe turi kugenda ubwo tureba iburyo bwacu, hari igisate kiri iburyo gikikijwe n'imirongo 2 iteganye icagaguye, ariko hagati hayo ubugari burimo hagati ntabwo twemera ko imodoka yanyura mu kiriya gice. Kiba cyaragenewe iki? A ahagenewe guhagarara umwanya munini n'umuto, B ahagenewe abanyamaguru, C ahagenewe inzira y'ibinyamitende, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kiriya gice kiba cyaragenewe iki? Kiba cyaragenewe guhagararwamo umwanya munini n'umuto, iyo ni A. B ni ahagenewe abanyamaguru, C ni ahagenewe inzira y'ibinyamitende, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. Igisubizo nyacyo hano nta kindi ni C, ni ahagenewe inzira y'ibinyamitende. Ni ukuvuga ngo kiriya gice
gikikijwe n'imirongo ibiri iteganye ibangikanye, gifite ubugari budahagije ku buryo ikinyabiziga cyanyuramo, kiba cyaragenewe ibinyamitende. Ibinyamitende ni ibinyabiziga byose bigenda hifashishijwe imbaraga z'umuntu, urugero twavuga ni igare. Reka dukomeze n'ikibazo cya 15. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri iyo nimero kuri screen yawe, cyangwa se nawe ukeneye kode duhamagare kuri iyo nimero. Ukeneye kwisuzuma ugakora ibibazo 20 minota 20 ntawe ugusomera, nk'uko n'ubundi uzabikora kuri polisi, ukihitiramo igisubizo cy'ukuri, ukamenya uko bahitamo, ukamenya uko bajya ku kindi kibazo. Nyarukira kuri Google wandike umuhanda wacu .com, ubundi wisuzume ukora ibyo bibazo 20 minota 20. Bikugoye uraduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri iyo nimero iri kuri screen yawe, n'ubundi tukagufasha. Ikibazo cya 15. Hagati y'imodoka ziherekeranyije mu butumwa zigamije urugendo rumwe hagomba kuba byibura a metero 50, b metero 40, c metero 30, d metero 20. Hagati y'imodoka ziherekeranyije mu butumwa zigamije urugendo rumwe hagomba kuba byibura metero zingahe? Metero 50, iyo ni a. Metero 40, iyo ni b. Metero 30, iyo ni c. d metero 20. Igisubizo nyacyo ni c, ni metero 30. Ni ukuvuga ngo imodoka ziherekeranyije mu butumwa zigamije urugendo rumwe, izo modoka zigomba gutonda ubundi umurongo utarenze metero 500. Iyo zirengeje izo metero 500 zigabanyamo amatsinda, hagati y'itsinda rimwe n'irindi hakaba harimo metero 50. Ariko muri ayo matsinda hagati y'imodoka imwe n'iyindi hagomba kuba harimo metero 30. Hagomba kubamo metero 30, bigatonda umurongo utarengeje metero 500. Iyo bitonze umurongo urengeje 500 bigabanywamo amatsinda, hagati y'itsinda rimwe n'itsinda rya kabiri hakaba harimo metero 50. Hano rero bari batubajije umwanya uri hagati ikinyabiziga kimwe n'ikindi ni metero 30. Reka dukomeze n'ikibazo cya 17. Bamwe muri aba bantu bubahiriza ibyo abanyamaguru bategetswe. Ni bande bafatwa nk'abanyamaguru mu bantu tugiye kuvuga hano? a. Abantu batwaye amagare na velomoteri. b. Abantu batwaye utunyamizigo. c. Abantu batwaye utunyamizigo tw'abana. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bamwe muri aba bantu ni bande muri aba ngabo bubahiriza ibyo abanyamaguru bategetswe? Muri make bafatwa nk'abanyamaguru ni abantu batwaye amagare na velomoteri, iyo ni a. Abantu batwaye utunyamizigo, iyo ni b. Abantu batwaye utunyamizigo tw'abana, iyo ni c. d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri iki kibazo cya 17 igisubizo nyacyo ni d. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko muri abo bose nta na bamwe dufata nk'abanyamaguru, bose ni abayobozi b'ibinyabiziga. Abantu dufata nk'abanyamaguru ni abantu batwaye utunyabiziga tw'abana. Utunyabiziga ntabwo ari utunyamizigo, ni utunyabiziga tw'abana. Abantu batwaye twa tugare tw'abafite ubumuga, ndetse n'abantu bari kugendera mu tugare tw'abarwayi. Abantu uko ari batatu bose tubafata nk'abanyamaguru, bagomba kunyura mu nzira z'abanyamaguru ndetse bakubahiriza ibyo abanyamaguru bategetswe. Igisubizo nyacyo hano cyari d. Muri ibi byose nta gisubizo cy'ukuri cyari kirimo. Ikibazo cya 18. Intabaza ndangururamajwi ikoreshwa gusa igihe ikinyabiziga ndakumirwa kiri mu rugendo rwihutirwa, iyo ni a. Kiri mu butumwa bwihutirwa, iyo ni b. Mu gihe gihurujwe, iyo ni c. d. Mu gihe kitabaye. Ikinyabiziga ndakumirwa. Ibinyabiziga ndakumirwa nibyo binyabiziga bidakurikiza amategeko y'umuhanda yose. Ibyo binyabiziga bigira intabaza irangurura amajwi. Iyo ntabaza irangurura amajwi ikurikizwa ryari? Ikurikizwa igihe ikinyabiziga kiri mu rugendo rwihutirwa, iyo ni a. Ikurikizwa igihe ikinyabiziga kiri mu butumwa bwihutirwa, iyo ni b. Ikurikizwa mu gihe icyo kinyabiziga gihurujwe, iyo ni c. d. Ni mu gihe gitabaye. Igisubizo nyacyo nta kindi ni b. Ni mu gihe kiri mu butumwa bwihutirwa. Ibinyabiziga ndakumirwa ni ibinyabiziga bya polisi bitwara abarwayi ndetse n'ibizimya inkongi. Aho bigiye rero bigomba kuba iyo biri mu butumwa bwihutirwa birangwa n'intabaza irangurura amajwi cyangwa se irabagirana, kandi ibyo bibikora bicana iyo ntabaza irangurura amajwi igihe biri mu butumwa bwihutirwa. Igisubizo nyacyo cyari b. Ikibazo cya 19. Ijambo itara ndangacyerekezo cyangwa se ikinyoteri bivuga itara ry'ikinyabiziga rigenewe kwereka abandi bagenzi ko umuyobozi ashaka kugana a. Iburyo, b. Ibumoso, c. Iburyo cyangwa ibumoso, d. Ku ruhande. Ijambo itara ndangacyerekezo cyangwa se ikinyoteri rivuga itara ry'ikinyabiziga rigenewe kwerekana ko umugenzi ashaka kwerekeza he? Ashaka kwerekeza iburyo,
iyo ni A. Ashaka kwerekeza ibumoso, iyo ni B. Ashaka kwerekeza iburyo cyangwa ibumoso, iyo ni C. D ku ruhande. Igisubizo nyacyo kuri iki kibazo cya 19 nta kindi ni C, ni iburyo cyangwa ibumoso. Ijambo itara ndangacyerekezo cyangwa ikinyoteri bivuga itara ry'ikinyabiziga rigenewe kwereka abandi bagenzi ko umuyobozi ashaka kugana iburyo cyangwa ibumoso. Waba ugiye kwerekeza iburyo, waba ugiye kwerekeza ibumoso, ucana ikinyoteri ukereka abandi bagenzi aho ushaka kwerekeza. Ikibazo cya nyuma cyo cya 20, utarakanda kuri subscribe yikandeho udushyigikire, ndetse ibizamini byose byibonera ku gihe, amasomo y'amategeko y'umuhanda. N'igihe ufunguye YouTube yawe, amasomo yacu arabanza. Iki cyapa gisobanura iki? A. Uburenganzira bwo gutambuka mbere. B. Uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. C. Ibyago imbere mu masangano y'umuhanda akwegereye. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iki ni icyapa gifite ishusho y'ingirwamwashi, kikagira ubuso bw'umuhondo. Iki cyapa gisobanura iki? Ni uburenganzira bwo gutambuka mbere, iyo ni A. Uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye, iyo ni B. Ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye, iyo ni C. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Igisubizo nyacyo kuri iki kibazo cya 20 nta kindi ni A, ni uburenganzira bwo gutambuka mbere. Ahantu ubona iki cyapa kiguha uburenganzira bwo gutambuka mbere, iki nacyo ni kimwe mu byapa byo gutambuka mbere. Ese ubonye amanota angahe kuri 20? Tubwire muri comments amanota ubonye. Niba usoje ikizamini, nyarukira kuri Google aka kanya wisuzume kuri ibibazo 20 minota 20, urandikamo umuhanda wacu .com, umuhanda wacu .com, wisuzume ukora ibibazo 20 minota 20, wige uko bahitamo igisubizo cy'ukuri, wige uko bajya ku kindi kibazo, byose bimeze nk'uko uzabikora ku kizamini uzakora kuri polisi. Afite ibizamini bivuga ngo amahirwe masa, Imana ibarinde. Nawe utaha kandi ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda, ukeneye ko tugufatira kode, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara, ni kuri 078 610 05 077. Ibihe byiza rero, nawe utaha.